ufite umutima mubi ushobora kwitambika ukitambika ari ibintu byakugiriye akamaro nabawe. Projet yarahagaze ntabwo ushobora gupfa, ntabwo projet yanjye ishobora gupfa yaratekereje ikintu mpagarara nkigezeho. Projet izakomeza, ariko muri uko kwitambika no gushaka kwikururira kugira ngo wumve ko wakorana n'umuntu uri wenyine. Ngiye ntabwo nari nkeneye amafaranga Marishali, ndafite amafaranga yanjye make ariko ndayafite ndanyuzwe. Ariko nk'umuntu ufite real estate yari projet nziza, aragenda abana ba kamarade n'abandi bose arajugunya. Murkumva? You get my point? So iyo umuntu ashobora gukora icyo ngicyo akagera kikagenda hariya, uraba umunyeshyari ukagirira ishyari akazi. Media ibi ngibi byampaye ishusho y'ibyakorewe Yago kubera barushaga audience, byanyeretse iyi shusho. Niba umuntu ashobora kwitambika agafata umuntu Joseph, umuntu ubereye brand ambassador, ugakumira n'abana hereza 50 kugira ngo bamwamamarize, twumvikane. Ndabibonesheje amaso yanjye Marishali. Buriya iyo ukoranye n'umuntu ugakorana n'umuntu akagaruka kugushaka avuga ati ndifuza ko twongera gukorana, nuko mwaragiranye service nzima, uramugabo yarambwiye ati we can work, twakomeza gukorana kuko I love the way you do your stuff. Nibwo namahaye iyo proposal. Reka mbaze ikintu kimwe, nari ngambira ikintu kibi. Nari ngambira ikintu kibi kugambira, ndavuga nti ngize amahirwe uyu mugabo afite ibibanza kuko ya propose kumbi. Ndavuga ati icyo ntunyishure, I will work with you, ariko dufate ikibanza niba kugeza amasaha turi kumwe, kuko ngiye mfite umuntu wanjye, nge naburi uyu mubyeyi bro, naburi uyu mubyeyi muri Faisal, na I mean muri CHK, naburi umubyeyi muri CHK kubera stroke. Ijya mubwira ndabizi nzi kurwariza muri stroke, nzi kurwariza muri CHK uburyo bigenda abantu badafite impamvu. Nuko umurwaza bamuhaye transfer turi imodoka imutwara kuko umurwaza yari yagoye agaco kw'iminsi yaramazeho, ngiyewe nari mfite ubwo buremere. Ndavuga you know what, reka nze umuntu atange, turi kumwe nkore iyo proposal. Ganira bro n'umukire Marishali arambwira ati cyo ni igitekerezo cyiza, reka mwumve proposal yanjye. Navugaga nti aya masaha biroroshye cyane gufata aga hostel kadafite ibyumba bingahe, ufate hostel dushireho igikoni rusange, dufate inzu tuyishyemo. Urabona turatuzu ntabwo ari ngombwa, wenda dufate nk'ibyumba ku murongo, akumba kamwe, akumba kadafite saro, icyumba kimwe, akumba na toilette, akumba na toilette, akumba na toilette, twubake nk'utwumba 10. Utwo tumba turahagije, none dushireho dushe rusange, dushireho igikoni na frigo, bose kwashyiramo ibyo kunywa ku buryo